aherutse kugwa mu bitaro arafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko rwamaze kwinjira mu kibazo cy'umukobwa witwa Ishimwe Odira uherutse kwitaba Imana aguye mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali CHUK azize urupfu rutavuzweho rumwe, ndetse umuforomo bikekwa ko yamusambanyije yatawe muri yombi arafungwa. Inkuru y'urupfu rw'uyu mukobwa yagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amajwi y'uwo bivugwa ko ari musaza we wagaragaje ko mbere y'uko mushiki we yitaba Imana yasambanyijwe n'umuganga. Musaza wa Ishimwe yumvikanye ahamya ko mushiki we yari arwariye mu cyumba cy'indembe bitewe n'uko aho nta murwaza uhagera, ahubwo abakozi bo kwa muganga aribo barwaza bakabitaho. Bikavugwa ko byatumye uwakurikiranaga uyu mukobwa amuhohotera. Mu ijwi ry'uyu musaza we ryagiye hanze yavuze ko mushiki we wari urembye ku rwego rw'uko atabashaga kuvuga yafashe agapapuro yandikira mukuru we amubwira ko umukozi wo kwa muganga aho kumufasha ahubwo yamusambanyije. Mbega inkuru hano, Jesus Christ, mbega inkuru. Uretse kumusambanya, uyu musore yavuze ko imiti ihenze baguraga mushiki we nta n'umwe bamuhaga, ahubwo bayishakaga kugira ngo bayigurishe, barayishaka kugira ngo bayigurishe muri farumasi. Ariko se kuvuga ngo ntabwo ibinyamakuru byanditse inkuru yanjye, ahubwo ndeba byose babivuze muri iyi nkuru. Niko c'est moi. Oui. Yivuze ko iyo muvuga ngo ibinyamakuru byabyirengagije. No ntabwo twavuze ko babyirengagije. No uretse gato akantu ku kandi ibinyamakuru byanditse. Maze soma inkuru. Kuko urukumva iyo uje hano urimo kumva ukavuga ko n'ibinyamakuru byanze kuvuga kuri iki kintu, umuvugizi wa RIB yabivuzeho. Turi kumwe? Ibinyamakuru nk'igihe byanditse inkuru, turi kumwe? Ukagaragaza nkaho habaye kubapfukiranya, which that is not okay. Aya masa uretse gato yari yadukoreye turabyemera ni n'ukuri pe twanishimye no gushingura. Uretse gato so iki ngiki ndashaka kugira ngo abantu bankuri iki 1600 bumve iki kintu. Kuko muri statement wakoze wageze navuga ko ku bitaro banze kumufotora, ariko none se ni gute bakaba ko mufotora umuntu kandi bakamubaha? Godfa ku bitaro ndakubwira nimero z'undi muntu wari uri ku bitaro sibyo, nawe uramuhamagara abari bahari bahabone, ntago gufotora byigeze byemerwa. Urashaka gufotora iki? Mwashaka gufotora iki? Uretse mbikubwire Godfa mbigusobanurira. Urabona iyo uri kuri morgue abantu bari hano basanzwe bashyingura nabo barabikubwira. Ushaka kwafotora umuntu wawe kugira musigana amafoto cyangwa se mukajya n'ibice by'umubiri mukora usibyo, mukaninjira muri kivunge baza abantu bari hano nabo barabizi kuri morgue sibyo, mukamushagara sibyo. Nta muntu n'uyu n'umwe abari bahari ngira ngo uhereze nimero y'undi muntu wari uhari sibyo, barenze babiri ubabaze situation yari hari, ntago wafotora kuko ubwo urumva nakubwiye ngo higeze kuba akantu kameze nk'imvururu gaturutse ku muntu washatse gufotora. No gufotora, mwashaka gufotora iki? Nibyo nshaka kumenya. Ibyari biri kubera aho ngaho kuri morgue nyine. Ni ibiki byari biri kuhabera? Iyo uko bangaga ko twinjira n'amatelefone no gufotora bari babyanze. Okay, ariko babahaye umubiri w'umuntu mwe. Yego bamuduhaye, turamucyura, turamushyingura babibona. Ibyo ngibyo tujye gukoresha amarangamutima. Je sindi kumva ahantu hari ikibazo. Godfata ikintu nkubwiye ntago mvuze ko ibyo bakoze byanarangiye, twe byarangiye. Ikibazo twe dufite izi saha sibyo, si ukuba banze ko dufotora. Reka dukomeze inkuru rero. Ihangane dukomeze hano inkuru.
wenda sinzi impamvu, wenda niyo ntuzo yo gufotora hariya, sinzi ikibazo, wenda nuko atashaka, sindi kumva, wenda bakwanga ko mufotora, umuntu ari umubiri muri morgue mugiye kuwufata barawubaha, ndumva iyi ishu yo gufotora ntabwo ntekereza ko ari ikibazo. Reka tukomeze hano inkuru gatoya, sibyo? Aha uyu musore yagize ati bagire kwiba imiti nkaho bidahagije basambanye n'umurwayi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko binjiye muri iki kibazo kandi kikiri mu iperereza, nubwo hari abambere bamaze gutabwa muri yombi. Urukunyumva sheri? Yego. Kuko hariho bambere bamaze gutabwa muri yombi. Yego. Umuforomo ukekwaho kumusambanya yatawe muri yombi nkuko byahamijwe na Dr Murangira. Ati ubundi tariki ya 19 Werurwe 2026 RIB yakiriye ikirego giturutse ku mwana w'imyaka 29 arega umuforomo ko hari ibikorwa amukorera bijanye n'imibonano mpuzabitsina. Arafatwa arafungwa, akorerwa dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha, nabwo wiyeregera urukiko. Dr Murangira ahamya ko n'ibyavuzwe nyuma y'uko Ishimwe yitabye Imana umuryango utanyuzwe nuko byagenze. Ishimwe yitabye Imana batabirengeje ingohe, ko batangiye kubikoraho iperereza. Utega amatwi. Ati tariki ya 16 Mata 2026 uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana azize uburwayi. Nyuma y'urupfu umuryango we hari ibyo umuryango we wagaragaje ko utishimiye. Ubu rero hari iperereza riri gukorwa ku buryo bagaragaje ko bitagenze neza aho yavurirwaga. Dr Murangira yasabye ko buri wese ufite amakuru kuri ibi bikorwa akwiye kuyatanga kugira ngo ukuri kugaragare. None se ahanga se turi kubyumvikana? Yego. Ndashaka twumvikane kuri ibi bintu. So niba muri kubyumva guys, mutapige screen, niba muri kubyumva hano, ngira ngo urumva ko deja ikibazo cyamaze kujya mu nzego zibishinzwe n'iperereza ryatangiye. Niye mukimara kumpa ibi bintu byanyu, muzi ko mu bimpa yashize iminsi itari mike aho ikibazo cyabereye ku muvandimwe. Ntuzi ko mwabimpaye? Yego. Ntabwo nigeze niryama, sinigeze nagerageje kwa approaching, ugomba kwa approaching kugira ngo tubone ibiki twamenya exactly urupfu rw'uyu mwana cyangwa n'ibingi byose bimuvuga ku kintu cyo kumufata ku ngufu arwaye na karaga papuro yanditse byari biteye agahinda. Urimo kumva? Uko nagerageje kwa approaching ariko nsanga ikibazo kiri gukurikiranwa n'iperereza ryatangiye, niba ngo ntabizanya. Yego. Setse kubyumvikana. Rero nkuko twumvishe ahanga muvugizi w'urwego rw'igihugu, urwego rw'ubugenzacyaha Dr Bitieri Murangira abivuga, icyo dusaba ni kimwe. Nje ntabwo njya ncibihuha. Nukuvuga ngo iyo tuvuze ngo ubuvugizi, turatanga ubuvugizi hehe? Ku nzego zibishinzwe. Sinzi muri kubyumva. Ahangaha ndumva ndagusaba gutuza n'umuryango utuze. Yego. Ubutabera buzatangwa. Sinzi muri kubyumva. Yego. N'ubutabera buzatangwa. Ubuvugizi bukorwa igihe inzego zishinzwe icyo kintu zidafite amakuru kuri icyo kintu kugira ngo zigikurikire. Ariko barakubwira ko hari abamaze gufatwa mu baganga basehashika. Uriya barakubwira ko afunzwe, nubwo muvuga ko yidegembye, wasanga ntabwo ntekereza ko umuvugizi wari yavuga ko afunzwe kandi ari hanze. Oya. Nukuvuga ngo bongeye baramukacira kandi uze gukurikirana urasanga ariko bimeze. Ngo baramufite. Niba muvuga ko ari yasohotse. Tuva no gushingwe tujya kwirimbi. Twabisikanye, urumva twamanutse tuva hariya aho twari turi Kicukiro, twabisikanye n'imodoka ya polisi ivuye ku bitaro. Iza aho twari turi. Urumva twebwe twamanutse tuva Kicukiro aho twasezereye ku murambo, tukimanuka neza.
Ego. twabisikanye ziriya modoka za traffic ya polisi iz'amaho ngaho. Icyo nkubwira rero ni kimwe n'iki ngiki. Yego. Ubuvugizi iyo munyandikiye gutya ngo mukeneye ubuvugizi cyangwa akorerwe ubuvugizi, ubuvugizi bukorwa ku kintu kitabashije kumenyekana cyangwa ikintu cyashatswe guhishwa no gusinsibiranywa kugira ngo akarengane gakomeze kubaho. Yego. Ariko nitugaruka aha ngaha turasanga akarengane ntabwo, ahubwo inzego zibishinzwe zamaze kubimenya kandi zigiye gukurikirana kugira ngo ubutabera butangwe. Icyo tuvuga ni kimwe rero ni iki ngiki, ubutabera kuri Odira, ubutabera ku muryango wa Odira. Turi kumwe? Yego. Naho turamutse turenza tugashaka kugira ngo tubigire grave dushake gufata n'utundi, ngenda ndashaka gukwereka muri ibi bintu. Ndakwibutsa ko inzego ibitaro kwa muganga reka zikubwira uko ibitaro byakwita ku murwayi wawe kose. Iyo utabashije kumusevinga ibyo bitaro nako uri useless. Simo kubyumva. Biragoye kugira ngo ibitaro bireke gusevinga umuntu wawe ubone ko ari ibintu biri normal, wumva ko ibyo bitaro bidashoboye. Ibyo ngibyo ntabwo rero nshaka kujya. Tugaruke gato. Nuvuga ngo iyi nkuru impamvu tudashobora kuyiraza cyangwa kugira ngo ndatekereza nta bundi butabera twaba dutegereje, kandi ibintu biri mu ipererezwa n'abakekaho gukora ayo mabi bamaze gutabwa muri yombi n'iperereza rikomeje. Hanyuma wowe urumva icyakorwa ari iki nyuma y'ibi ngibi? Si ugutegereza tuko biva mu iperereza. Ibi ngibi Godfa, twe turategereza n'ubundi nk'uko twategereje, sibyo? Twebwe icyo dushaka ntabwo ari ukugira ngo wenda ngo dusaze imigeri, ngo ntabwo twasaze imigeri ngo wagiye agaruke, sibyo? Twe turashaka ko baboneka ubutabera koko, niba babona ko ari byo koko ibyabaye, sibyo? Bibe ikimenyetso kugira ngo Godfa ushaka gusanga hari n'abandi bari kubikorerwa nyine nk'ibyo byose byagiye bibaho. Reka izi sa ntabwo duhamya ko byabaye, sibyo? Haboneka ubutabera koko, niba koko ibyabaye diragomba kubona ubutabera. Reka nkubwire ikiriho ni iki by'imiti abona ubutabera, twe nta kindi ikiriho ni iki ngiki tugomba gukora kugeza amasaha. Tugiye gukora ibishoboka, tutegereze nta nicyo twese abandi. Nuvuga ngo reka turebe ikiza kuva mu byavuzwe n'ibiri gukorwaho iperereza, ibindi dusabe ko Odira yabona ubutabera. So njyewe impamvu nategereje inkuru ije ku gihe nuko ntajya mvuga inkuru itarandikwa mu kinyamakuru. Uzigiye mwabimpereye, ariko icyo dusaba ni kimwe, justice. Abantu muri comment mwandikemo #justice to Odira. Niba iyi nkuru uyumvishe, twe tuvuge iperereza rigikomeje, mwandikemo ngo justice ku muryango wa Odira, mu binyandikiremo aho hasi. It's all I can say. Hanyuma noneho inzego zacu turazizeye, kandi niba harabaye ihohoterwa azabona justice. Yego. Siza tukubyumvikana. Munyandikiremo justice to Odira. Hanyuma noneho niba ibi bintu byarabaye, ntekereza ko nk'uyi nkuru nsomye ku gihe, reka nkorere ngindire kuri nsomye ku gihe, kuri iyi nkuru nsomye ku gihe. So nk'uko musomye iyi nkuru, tuvuge ngo justice kuri Odira nyakwigendera kandi bari muri kudashira, ariko nibigaragara bazabiryozwe pe. Nabonye agahinda nk'uko muri kubira, nabonye agahinda ka musaza we, byari bibabaje pe. Noneho Godfa, we kare wabonye ni akantu gato byamurenza ajya kwicara ku muhanda umuntu w'umugabo. Ntabwo umuntu yasara kuriya nta kintu atari uko ikintu cyabayeho Godfa. Inzego zacu turazizeye, uburyo zikora ndazizeye cyane, especially twizere ko ubutabera buri buze gutangwa aba bantu, kandi ndabizi urabizi ukuntu inzego zacu zikora. Kandi deja niba none se uvuga ko turanga wenda tubisubiyemo, ariko byonyine kuba umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yafashe umwanya akajya imbere ya kamera agasobanura one by one, nuko ikirego cyangwa ikibazo cyamaze kugera mu maboko kigomba kuba kirimo, justice iraza guhabwa umuvandimwe. Si byose twebwe ikintu cyatunejeje turi no kwirimba, twabonye iriya nkuru ya Murangira. Godfa twumvishe agatima kagarutse, tuvuga ubwo Murangira yabibonye n'umuntu ushyira mu gaciro, harahijwi nyine hari kigiye kuba, twishimye pe. Jewe reka kukunyura uruhande noneho. Jewe mukimara kumpa ibintu mwampaye byose nkuko mwabimpaye, nabyohereje aho bigomba kujya. Nabyohereje ndavuga, kandi nsanga bafite amakuru, kandi ntekereza ko bagomba guhita bahaguruka. Nabihaye bamwe mu bagomba kubihabwa, bagomba gukurikirana icyo kibazo. Nagerageje narabatabarije, naratabaje. Ntabwo gukora ubuvugizi ari ukujya imbere ya kamera cyangwa ahangaha kugira ngo umuntu avuze induru kuri social media. Oya.
nkimara kubona ibintu byanyu natabaje uko nagombaga gutabaza, kandi gutabaza ntabwo ari ukuza no kuri social media. So reka dushime Imana ko ijwi cyangwa ibyo mwambwiye uko zira audio zose mwampaye nazitanze uko naho nagomba kuzitanga kugira ngo ubutabera butangwe, kandi byarakozwe kandi biri gukora. Niyo mpamvu mva hari abafashwe. So reka dushimire ubuyobozi bwacu ko bugiye kubikurikirana kandi bugomba kubikurikirana nk'uko bikwiye, tukamenya ukuri. Ariko rero noneho sinzi, tugerageze twumvikane iki kintu, twumve ko kwa muganga, iyo umuntu ari kwa muganga, umuntu ajya kwa muganga, muganga aragerageza, ntabwo abaganga batanga ubuzima. Iyo umuntu abaganga si n'Imana ngo barazura, turabyemera natwe. So ngayo gukorera, reka bashimire uko bashoboye. Reka bashimire mukanya, reka ngushimire cyane. Mfite space ejo na musaza w'ura mwana naboneka ejo, nzaba mfite space zavuga kuri Odira Muzazi, apana kuri Twitter. Twebwe utubwira isaha, nta kiba ngiye utubwira isaha, turagerageza tumuzane. Umuzane na musaza we n'abarwayi bari bahari. Nta kibazo, ngiye uze ko niba bishoboka urambwira isaha muzagiraho kugira ngo twese tube turi hamwe. Urakoze cyane. Ndashaka unyoherereze ntuza, unyoherereze ibyo bindi utampaye. Nta kibazo. Okay.